Shalom shalom, hobe hobe cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibatangaze. Munyemerere tuganire ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 58. Imana imaze iminsi irishyira ku mutima muri iki gihe cy'amasengesho. Dushaka Imana amanywa na nijoro, tukiyiriza ubusa, tukiyima ibyo kurya, tukababaza imibiri yacu dushaka kubona Imana, dushaka kumva Imana. Ariko rimwe na rimwe turiyiriza, tugatabaza, tugataka Imana ntitwumve, tukamera nk'ubu bwoko bavuze ngo kuki dusenga tukiyiriza ubusa ariko ntutwumve, ntudusubize, ngo biba byagenze gute? Bibaza impamvu biyiriza ubusa, impamvu batanga ibitambo byose, impamvu bakora uko bashoboye kugira ngo Imana ibumvire, ariko ngo ikicecekera ntibumve. Barabaza ngo ese ni ukubera iki twiyiriza ubusa? Ntubyiteho, ni iki? Ni ukubera iki dusenga amanywa na nijoro? Ntubyiteho, ni iki? Imana ishimwe cyane. Reka dusomere iri jambo ry'Imana, Yesaya 58, igice cya 58 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 12. Ni harehare muri ihangana, hari abantu benshi badakunda gusoma Bibiliya, ariko uzagende wicare usome iki gice, kizagufasha uburyo ki ukorera Imana, uburyo ki duhindura ibintu mu mibanire yacu n'Imana, no mu misengere yacu, no mu buryo tuba mu idini cyangwa mu itorero. Hari ukuntu ijambo ry'Imana rituyobora, rikatwigisha, rikaduha umurongo wo gukorera mu Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, Yesaya 58 murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo idini itaryarya niyo Imana ishima. Haleluya. Bivuze ngo idini itaryarya, urumva ukuntu byatangiye, ngo niyo Imana ishima. Muhanuzi Yesaya, Imana yambwiye ngo shyira ejuru, uvuge cyane, we kugerura, uvuge cyane, we kugabanyaho, were kugabanya ijwi. Rangurura ushyire ejuru, rangurura ijwi ryawe ryikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Muraje mwumve ibyaha Imana ivuga, mwumve ibicumuro yavuze ahantu. Ibyo twita ibicumuro kenshi usanga atari byo biri imbere y'Imana, bishobora kutubuza no kumva Imana gusa. Nabyo birahari, ariko hari igihe ibyo tubwibwira ngo ntitukibikora, twarabiretse, none ugasigara uhangara Imana uvuga ngo ese Mana ko naretse kwiba, nkareka gusambana, nkareka kuroga, nkareka gukora ibi byose, bimwe narabiretse, ndagukurikira, kuki utanyumva, kuki utanyitaho? Ariko Imana yambwira ngo rangurura ushyire hejuru ijwi ryikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Imana yitegereje inzu ya Yakobo, irayitegereza, ireba ibicumuro byabo, ireba ibyaha byabo. Nyamara muri bo ntabwo bari bazi ko ari ibicumuro, ntibari bazi ko ari ibyaha. Umva ku murongo wa 2 ukuntu havuga ngo icyakora bashaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye. Murumva, nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka, ntirireke amategeko y'Imana yabo, niko bansaba amategeko yo gukiranuka, bakishimira gusanga Imana. Siko tumeze, uko niko ubwoko bw'Imana bumeze. Nabagereranya nkatwe muri iyi minsi ya none. Ni ukuri aba bantu ntabwo Imana yigeze ivuga ikindi cyaha hano hantu. Urumva ukuntu ngo bishimiraga gushaka Imana, ngo icyakora bashaka uko bukeye, bari bafite umuhate, bafite ishyaka, banyotewe Imana, bashaka kubona Imana, bashaka kumva Imana, ngo bakunze ibyo gukiranuka, ngo bagakora ibyo gukiranuka, ntibabireke, ntibareke amategeko y'Imana yabo, ngo niko basaba amategeko yo gukiranuka, ngo bakishimira gusanga Imana. Imitima yabo bahoraga bishimiye gushaka Imana. Biravuga ngo hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Aba bana b'inzu ya Yakobo, ubu bwoko bwa Yakobo, mu mitima yabo ngo bishimiraga gushaka Imana, bumva basanga Imana. Igihe cyose bazamuka basanga Imana. Mwumva abantu ukuntu bari abantu beza mu buryo bufatika, bari abantu beza, bari bakiranuka, wumvaga bafite gukiranuka muri bo, wumvaga bishimira Imana, bakunze Imana. Ariko wumve ngo ndetse barabaza bati, mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho ni iki? Ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Nk'uko nawe wibaza uyu munsi, nanjye nibaza igituma twiyiriza ubusa, Imana ntibyiteho ni iki? Ko tugerageza gushaka
kwishimira gusanga Imana, gushaka gukiranuka, gukora ibyo gukiranuka. Tugerageza kwishimira kumenya inzira z'Imana, tukazishaka n'amategeko yayo, bimwe tukaba twaranabiretse. Ese niki gituma Imana itwihorera? Ngo niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Mu by'ukuri basaga n'abafite ukuri, uruhande rumwe bari bafite ukuri, kuko ngo bari bazi ibindi byose barabikoraga kandi babikoraga neza, ngo bishimira gusanga Imana. Ubuzima bwabo bishimiraga gusanga Imana. Niko itorero rya none rimeze, niko natwe tumeze. Mu gihe turishimira gusanga Imana, turashaka gukurikiza amategeko y'Imana, turageza gukiranuka uko dushoboye no kwishimira kumenya inzira z'Imana. Niyo mpamvu duhora imbere y'Imana amanywa nijoro, ubudasiba, mu rusengero ubudasiba, tukiriza ubusa ubudasiba, tukima ibyo kurya, tukibabaza, tukarara hanze, tukarara hasi, bamwe bakara mu bibuga, abandi bakara munsi y'imodoka, abandi mu biti, abandi mu mashyamba, abandi mu mazi. Ni ukuri tugerageza gusanga Imana. Imitima yacu ifite inyota y'Imana kandi ikunze Imana, ikunze amategeko y'Imana, irashaka no gukiranukira Imana. Ariko umva ukuntu Imana yababwiye. Haleluya! Umva igisubizo Imana yabibabwiye, ngo mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mbega mutita ku bandi, mwebwe ubwanyu mukinezeza, mukishakira ibibanezeza, mukumva muranezerewe mu mitima yanyu kuko mwirije ubusa, mukumva ni ikintu gikomeye mu maso y'Imana twakoze, twirije ubusa, tugafungura tukarya ibyo dufite Imana yaduhaye, tukabinezererwamo, tukumva turanyuzwe. Ngo mukagirira nabi abakozi banyu bose. Imana itubabarire, tukibwira yuko turimo kwinezeza, turi kwiriza ubusa, ngo ariko tukagirira nabi abakozi bacu. Ngo dore icyo mwiririza ubusa ni ugutongana no kujya impaka no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Urumva? Ngo biririza ubusa gutongana, kujya impaka, gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Utu ni twaha Pawulo yise inyongobeza bugingo, twaha abakiranutsi cyangwa abana b'Imana batajya babasha guha agaciro. Ntago tubyitaho. Gutongana ukumva nibisanzwe, kuvuga mugenzi wawe ukumva nibisanzwe, kujya impaka, kuburana, kujya mu manza ukaburana ibintu bidafite umutwe ariyo tukumva nibisanzwe, mu biganiro bisanzwe bibi gutebya tukumva nibisanzwe, tugakubitana ibipfunsi by'abanyarugomo. Ngo kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo? Niko Imana ivuga. Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo, akubika umutwe nk'umuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu? Niko Imana ibaza. Ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa? Ni umunsi Uwiteka yishimira? Niko Imana ibaza. Kwiriza ubusa uragira ngo nuko guhonga mu maso, tukamera nk'imiberanya, tukubika ibitwe mu maguru, tukarambarara hasi, tukipfusha, tukamanika amaboko, abantu bose bakabimenya ko twapfuye, twashize. Ngo nibyo mwita umunsi Uwiteka ashima? Dore 6 ukuntu Imana ivuga rero, ngo ahubwo kwiyiriza ubusa nshima ni uko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo. Mukabohora abantu ingoyi z'urugomo. Ingoyi z'urugomo ni iki? Hari abantu benshi tuboheshejwe ingoyi z'urugomo, natwe tubohesheje abandi ingoyi z'urugomo. Ingoyi z'urugomo ni iki? Ni ugufata abantu tukabigirizaho nkana, ukavuga mugenzi wawe ukamubeshyera, ugahora buri gihe ari mu kanwa kawe, tugahora tubaboshye mu buryo bw'amagambo, buryo bw'ibitekerezo, tukababoha ntidutume bagera aho bagera, yajya kugera hajya, ukamutanga imbere, ukamubeshyera, ukamuteranya, wamenya ko Imana igiye kumuzamura. Mbega tubohesheje abantu ingoyi z'urugomo, tukabagira urugomo, tukagira urugomo abandi. Urumva? Ngo mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana. Ngo tugahambura abantu imigozi y'uburetwa, tukarenganura abarengana. Imigozi y'uburetwa, muragira ngo uburetwa buri kwa Farawo gusa? No mu nzu y'Imana burimo. Hari igihe umuntu abona mugenzi we ukamuboha, ukamuzirika, akakuboha neza, ntatume hari irembo winjiramo, ntatume hari umugisha wakira, ntatume hari umuntu wegera. Yabona uvugaye n'umushumba akakuboha, katangira akakuzirika,
akavuga ati ntakwiriye kugera aha, yabona Imana igukingurira umuryango nuko mbega ugasanga haracyari mu ishyari, haracyari intambara, kurwanyana, kudashyigikirana, kutavugana neza, ugasanga utwo n'udutambara turi mu bana b'Imana. Yavugaga abana ba Yakobo, abana b'Imana ni mu nzu y'Imana, aha ntabwo ari hanze. Imana yavugaga bari mu nzu y'Imana babasha no kwiriza ubusa no gushakisha amategeko y'Imana no gukomeza gusanga Imana. Aba ni abasanga Imana, abamenye Imana, niba Imana yavugaga. Rero ngo tukaboha abantu imigozi, ugasanga tuboshya abantu imigozi y'uburetwa, tukabasha no kurenganura abarengana, ngo tubohore abantu imigozi y'uburetwa, niturangiza turenganure n'abarengana. Inshuti z'Imana, ese ubasha kurenganura umuntu urengana? Ese ubasha guhagarara ku muntu urengana ukavuga ngo uko byamera kose nabibonye namurenganura? Ukabona dosiye ukayihagarara ukavuga ati uyu muntu nubwo byagenze gutya ndabibona ararengana, reka murenganure. Ese ubasha kubona umuntu bamuhagurukiye ukemera kumupfira nka Kristo, ukavuga ngo uko bimeze gutya ndabizi ko ari ikinyoma, ngiye nabimenye, reka murenganure? Cyangwa uravuga ngo nibimveho, ugasanga mu nzu y'Imana harimo nibimveho, ukabona umuntu ararengana mu kazi, mu nzu y'Imana, mu muryango, noneho ugaceceka kandi ubibona ko ari ikinyoma arengana, ukavuga ngo ntibimveho. Ariko Bibiliya yatubwira ngo turenganura abarengana. Imana yadushyizeho nk'abantu babasha kurenganura abandi, abarengana, ijisho ry'abandi, ugutwi kw'abandi, tugakura abantu ku ngoyi z'uburetwa. Niko kazi twahamagariwe, niko kwiriza Uwiteka ashima. Bohora baboshye, kura abantu kuri ubwo buretwa bw'imibabaro n'agahinda, uko gutabwa. Gira umuntu ukura mu buretwa, ugira umuntu ukura mu mubabaro, ugira umuntu urenganura. Nubuze ukuri k'uwo muntu umurenganura, uguhagarareho, uvuga uti ibyo ari byo byose uyu muntu ararengana. Uhagarare witandukanye n'abandi. Niba abantu 50 bamuhagurukiye, wowe nushaka umwe muri 50, Imana izahagarana nawe. Niko kwiriza Uwiteka ashima. Ni igikorwa gikomeye cyane Imana inezererwa. Haleluya, Imana ishimwe. Imana yacu imazwe ngo kandi mugaca iby'agahato byose. Tugaca iby'agahato byose mu buzima bwacu, ibintu by'agahato. Abantu barakora mu gahato, Imana yanjye, abantu batwaje uburetwa barakoreshwa iby'agahato, ngo tugaca iby'agahato byose. Bibiliya ivuga byose. Ngo kandi umurongo wa 7 ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje. Aka kantu ndagatindaho cyane, ngo ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonje. Ese nshuti y'Imana, iyo turiye ku manywa twibuka yuko tujya dutekereza, hari umunsi umwe ushobora kwicara ku meza ugatekereza ngo nubwo mbonye ibyo kurya bya saa sita, ariko hari umuntu utabibonye. Wabona ibya nijoro ukabirya ushima Imana, ariko uvuga ngo Mana, hari umuntu utabibonye, ukamutekereza. Ngo ukarekura ibyo kurya byawe ukabitanga, ukagaburira abashonje, ukagabura abadafite shinge na rugero, ukibuka imfubyi, ukibuka nshuti y'Imana abapfakazi, ukibuka abasuhuke bari muri mwebwe, bari mu gihugu, n'abana Imana yitaho. Twe tubita inshuti za Yesu, inshuti za Yesu, nshuti y'Imana. Ngo ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe. Twebwe rero iyo tugeze mu kwiyiriza, nshuti z'Imana, benshi ibiryo biranabora muri firigo, bikaboreramo, bikamenwa muri puberi. Kandi birivuga ngo rekura utange ibyo kurya byawe. Imana itubabarire. Ubundi kwiyiriza ubusa Imana ishima. Nuko niyirije ubusa uwo munsi rasiyo yanjye, iyo nari burye nkayirekurira umushonzi, nkayiha umushonje. Keretse nyine babandi biyiriza ubusa, n'ubundi babyita jeune force, kwiyiriza ubusa n'ubundi yabwiriwe nta byo kurya afite. Ariko biragatsindwa kuba turi abana b'Imana. Uyu munsi wa none hakaba hari umuntu muri twebwe ushobora kubwirirwa cyangwa akaburara turi kumwe kandi twirije ubusa. Ugasanga abandi stoke birimo biraboreramo, abandi firigo birimo birabora, imboga zirabora, amasomba arabora, amafuru arabora, ibintu birimo birabora muri firigo, ibirayi birabora, imiceri yo wenda ntibora. Ariko ugasanga nta nubwo mu minsi 3 wirije ubusa wagaburiyemo n'umushonje umwe. Ibi rero niby'Imana yabwiye Yesaya ngo haguruka urangurure, uvuge cyane we kugerura.
barimo baririza ubusa ko kwiriza ntashima ntashaka, niyo mpamvu badasubizwa. Rekura ibyo kurya byawe bitanga inshuti y'Imana. Ese wabitanga? Mureke twige kurekura gutanga, dutanga ibyo kurya byacu. Niba Imana yaduhaye ibyo kurya ukumva hari ikintu ugiye gusengera wiyiriza ubusa, rekura ibyo kurya byawe by'uwo munsi. Ubundi niko twagakwiye kubikora. Niba ari rasiyo y'uyu munsi nawe burye nkayirekura nkayitanga, nkashaka umukene muri twebwe. Bibiliya iravuga ngo mugirire neza abantu bose, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana, cyane cyane bene so bo mu nzu y'Imana. Barimo bashonje, barimo bambaye ubusa, barimo biyiriza ubusa bagataha nta kintu bafite cyo kurya. Ariko twebwe Imana yaduhaye amaso n'amatwi, ntabwo dushaka kubikoresha mu gucukumbura ngo tumenye aho tugomba gushora imbaraga, tumenye aho tugomba kurekura ibyo kurya byacu, tumenye aho tugomba kurekura ubutunzi bwacu, tumenye aho tugomba kubiba. Ubu ngubu turimo turanatanga tukanarekurira n'ahatari ngombwa. Ariko Imana yaguhaye amaso n'amatwi. Reba umuntu, ijisho ryawe ritobore risesengure rimenye ko ashonje. Ugutwi kwawe n'ubwonko bwawe butekereze ngo uyu muntu se abayeho ate, uyu muntu ko mbizi ko adafite akazi, ko mbizi ko ari umwana w'umusore yibana, ari umwana w'umukobwa yibana, cyangwa se ari umubyeyi, ko nzi ko umugabo we nta kazi agira, umugore we akaba nta kazi agira, abana bakaba bari mu ishuri, aba bantu babayeho bate? Ibyo bitekerezo kugira ngo tubigire biragoye, ariko igihe cyose dufashe kwiyiriza ubusa birakwiye ko tugira bino bitekerezo. Imana ishimwe cyane. Tugira ibi bitekerezo byo gutekereza ku bantu tubana nabo mu bwami bw'Imana, mu nzu y'Imana. Biragatsindwa kwiyiriza ubusa, undi akiriza ubusa akabura icyo kunywa cyangwa akabura n'icyo afungura, akanabwiraza, agahinda arira imbere y'Imana. Ntabwo katuma isengesho ryo kwiriza ubusa ryawe cyangwa ryanjye ngewe wari ubifite nkaba ntamwibutse ko turi kumwe ngo mbashe kumugemurira cyangwa mwoherereze n'ikiro kimwe cy'ibirayi cyangwa ikiro kimwe cy'umuceri cyangwa ikiro cy'isukari. Ikiro cy'isukari ashobora kukinywa iminsi 4 cyangwa 5, ariko ngewe ntabwo nyinywa. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Ngo rero urumva tukarekura tugatanga ibyo kurya byacu, tukagaburira abashonje. Ndagira ngo nkubwire inshuti y'Imana, muri aya masengesho yo kwiriza, reka ubwonko bwawe bukore, amaso yawe arebe, amatwi yawe yumve. Nuhura n'umuntu, numenyana n'umuntu, jya umumenya byimbitse, umenye ngo abayeho ate. Ese agira akazi, ese nta kazi agira, ese agira ababyeyi cyangwa nta babyeyi agira, ese arubatse cyangwa ntiyubatse, ese abana be bameze gutya cyangwa bameze gutya. Mbega umenye byose, umugabo we bimeze gute, ubimenye kugira ngo ubashe kumenya aho Imana ishaka kukorera, aho Imana ishaka kutanga. Imana ishimwe cyane, Imana yacu ihimbazwe. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo muri Maraki hari avuga ku cya 10, nshuti z'Imana, ku cya 10 iravuga ngo rero ngo inzu yanjye ntikaburemo ibyo kurya. Muzane icya 10 cyanyu mu nzu yanjye ntikaburemo ibyo kurya. Mu nzu y'Imana ni iki se? Ni ububiko burimo ubusa, n'uwo mukene, niyo mfubyi, n'uwo mupfakazi. Niba ukiri ahantu hari abo bantu bashonje bameze gutyo, inzu y'Imana irimo ubusa. Imana iguha ubwenge bwo kumenya inzu y'Imana irimo ubusa. Inzu y'Imana irimo ubusa uyimenye aho ugomba gushora. Imana ishimwe. Iyo diyo ndabona ibaye ndende, ariko ntacyo turayumva. Murayumva uko mushoboye, mushamza yumva ibice. Amen. Ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Ukazana abagize gute? Abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe. Muri iki gihe cyanoneho ngo hadutse n'amarozi, ngo hadutse ngo abantu ngo ahango nikurira ishyano, ugasanga umuntu ku muhanda bamusoye mu nzu cyangwa yikorera amaboko ugatinya no kumucumbikira ijoro rimwe. Ariko Imana yatugiriye neza. Ushobora ko utamucumbikira iwawe yameneshejwe, ariko ukamwishyura ukwezi kumwe kw'inzu. Kambwira ngo mwishyure ku kwezi kumwe kw'inzu cyangwa 2, uba ushakisha ukwa 3 n'ukwa 4 uzirwarize. Imana izagucira izindi nzira. Urumva uko nugucumbikira nukuzana abakene bameneshejwe, ukamenya abakene bari muri twebwe bameneshejwe, imfubyi zirera. Dufite abana hano hanze
barimo bararwana basitaragoringa n'ubuzima bagashaka gukizwa neza, ariko imibereho ikabananiza gukizwa. Ariko twe turi mu nzu y'Imana, harimo ababyeyi, harimo abapapa, harimo abantu bafite ubushobozi. Nibarebe bari abana, umwana akibana akiga agenda n'amaguru agataka buri cyarya, none se shitani nazamukuru akagenda agasambana cyangwa akajya muri ibyo biyobyabwenge cyangwa agashuka akajya muri ubwo butinganyi. Ariko ntabwo Imana izareba we cyane, izareba twebwe turabafasha iki. Imana iduhe ubwenge kandi duhe gushishoza no kumenya ahantu dukwiriye gukorera umurimo wayo, nta handi kandi no mu bwoko bwayo. Amen. Ngo wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Wabona umuntu wambaye ubusa ukamwambika, nshuti y'Imana, ngo kandi ntiwirengagize mwene wanyu. Ntiwirengagize mwene wanyu. Mwene wanyu ntumwirengagize. Umuntu wambaye ubusa ntujye umubona. Amaso yawe ntareba. Ese amaso yacu yarapfuye? Ni kwa kuri biri bivuga ngo dufite amaso ntitureba, ngo bafite amaso ntibareba, bafite n'amatwi ntibumva. Ese amaso yawe yarebye akareba uwo mwene so musengana ukwicaye iruhande cyangwa mutahana mugendana, ntabwo ajya kwereka ko ahora mu mwenda umwe, ntabwo yakwereka ko umwenda we ucitse, ntiyakwereka ko urukweto rwe rwacitse, ntabwo yatwereka yuko mu mutwe we yabuze uko ajya muri salo, ibintu byamusaziyeho abamama n'abakobwa. Nshuti z'Imana, amaso yacu arahumye. Ndabinginze, Imana yabikize ku mutima ngo ibintu bitange. Muri hangani audio muyumve ibe ndende ariko uyumve, nushaka kubyumva ibice, ariko ngo mbitange. Amaso yawe niba yabibonye ukabyirengagiza, ntabwo ijwi ryawe ryakumvikana mu matwi y'Imana. Ijwi ryo gusenga kwawe ntabwo ripfumura ikirere. Banza ugire umuntu wambika wambaye ubusa. Reba nshuti y'Imana, wivuga ngo si nguyu we dupfana iki, si use ndamufasha nkande, uyu nguyu se nawe yafashijwe n'abandi, uyu nguyu se ngiye simwiyumvamo. Ntumwiyumvamo, ntumufasha ngo utegereze ko afashwa n'abandi, kandi rero Imana yabyeretse. Ndakubwiza ukuri, ntabwo isengesho rizapfumura ikirere. Imana ishimwe cyane. Ngo wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Uwambaye ubusa ukamwambika, ushobora kujya mu mujyi hariya hari utwenda twa make 10, 5 se 12, 15, ukagenda ukavuga uti Imana yambaye umugisha, reka ngire umuntu njyana mugurira umwenda mujyane yipime. Muyipime ukamugurira umushya. Cyangwa se ukagera muri garderobe yawe ugakuramo umwenda, yenda urayifite. Ntahoze ntangara, ubu muri iki gihe cya none turiyiriza ubusa, twananuka cyangwa twafata amarejime twananuka, imyenda tukayigeza muri garderobe no mu tubati no mu mavarizi, ngo tuzongera kuyambara nitubyibuha. Ubwirwa n'iki se kuzagezayo? Tubwirwa n'iki se ko ahubwo tuzongera kubyibuha? Cyangwa ngo tuzongera kuyambara nitunanuka ngo twarabyibushye. Imyenda igasaziraho, inkweto nuko. Hari umuntu wambaye ubusa. Niba rero wageze mu gihe cyo kunanuka, wahagurutse ukabibugatanga ugahaba ari mu gihe cyo kubyibuha, bikwiriye iyo myenda ko Imana izaguhinda. Niba twageze mu gihe cyo kubyibuha, wahagurutse ugatanga ya yindi yo mu gihe cyo kunanuka ko abisabye Imana, ko Imana nayo izongera ikaguha. Buri gihe cyayo tuyemera ibyayo. Ugasanga abantu bujuje garderobe imyenda ngo bategereje ko bazananuka, ngo cyangwa ngo reka bajye kubigabanisha. Niba uri umukene nawe ntacyo ufite nta kibazo, ariko se niba ushobora kugura umwenda cyangwa ufite myinshi cyane, kuki utatangaho nawe ukavuga ngo umuntu uri mu kigero narindi mureka nyimuhe? Imana idufashe. Two n'utuntu Imana yagiye imishurira ukuntu abantu tubika imyenda tukayibika ngo tuzongera tubyibuhe, tuzongera tunanuke. Murumva icyo kintu? Ngo nindangiza igihe cyo kwiriza ubusa ngo nzongera nyambare. Nyamara wari ukwiye kwitanga, ahubwo warangiza Imana ikakuzanira ibishya. Ko gutanga bigira umugisha kuruta guhabwa. Kandi icyo tubibye nicyo dusarura. Iyo utanze imyenda usarura imyenda, iyo utanze amafaranga usarura amafaranga, iyo utanze ibyo kurya usarura ibyo kurya. Stock yawe ntizaba irimo ibyo kurya, ntabwo uzasonza. Ndabaha urugero rutoya. Kiri mu butayu bukomeye cyane ndabyuka twaguraga amavuta mu dukoroboyi. Abantu bazi udukoroboyi baratuzi, utuntu tuvamo sesitomate. Ukagura amavuta kandi bakakagurisha 50.
wagira amahirwe wabona 2 tw'ijana bikaba ari igitangaza. Noneho rero nari mfite abantu batishoboye, najyaga mvuga ngo Mana, ubwo wampaye amafaranga yo kugura udukoroboyi 2, wampaye 100, ndagura udukoroboyi 2 mfate kamwe nuriya muhe kamwe agenda atekera abana, nkagura igitunguru cya 50 cyangwa cya 20 tukakigaburamo 2 nkagisatura. Nabikoraga tabizi nkagisatura, neza nkagisaturamo 2. Narangiza ibyo kurya byanjye nkagenda ngabanyaho gutyo n'inyanya nkazigabanya, buri kantu kose nkakagabanya. Najya kugura inyama, nakibuka ko ikiro cy'imvange ari 2,000. Noneho nakibuka ko izo mu nda ari 1,000 cyangwa 100. Kavuga none aho kugira ngo ngure imvange ndi burye nyine ko izo mu nda ntacyo zintwaye zose zitwa inyama, naguze ibiro 2 by'izo mu nda, uriya mwene data nkamuha ikiro kimwe, n'abana be bakarya akanyama, ntibumve mu rugo rwanjye twahumuje, hasigaye abana bagashukura bakararikira. Nshutima nta kintu nabaga mfite, nariza nkemera nkagenda nkagura izo mu nda, nkapasuramo nkagura ibiro 2, nariza nkagapasura pavuro, igitunguru, amavuta, utunyanya, nariza nkabifata nkabifika mu kanvelope, nkihuta nkamushyira, nkambwira ngo mama, ibyo ari bukoresha umunsi ntubikoresha, kugira ngo atumva yuko wenda akagira ipfunwe. Nkabwira ni Imana yashyize ku mutima ko uyu munsi ari ngewe uri butange icyo kurya hano, tugabura icyo nabonye. Yarishimaga akanezerwa, ngakaranga nawe agakaranga. Isukari nuko byabaga bimeze, nagura inusu y'isukari, bana abanya inusu tukagabura irobo, nkatwara irobo kuri abo bantu. Nabo ntago bari bafite ubushobozi. None inshuti y'Imana uyu munsi biratunaniye aho tugura ibiro 25 by'umuceri, tukagura ibiro 10 Imana yaduhaye umugisha. Kandi natwe hari igihe tubibura, nibyo hari igihe tubibura, ariko se kuki tubibura? Imana ishimwe. Nituye ibyo kurya rero ntabwo tuzabura ibyo kurya mu bwami bw'Imana. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana idufashe. Ku murongo wa 8 ngo maze rero umucyo wawe uzahera ko utambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. Urumva ngo umucyo uzahera kutambike, numara gukora biriya bintu dusomye haruguru, ngo umucyo uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, ngo gukiranuka kwawe kuzakujya imbere. Gukiranuka kuzazanwa n'uyu murimo wakoze, iyi mirimo izakuzanira gukiranuka. Nshuti y'Imana, ngo gukiranuka kwawe kuzahita kujya imbere, kuzakumurikira. Kwa gukiranuka twitaga kwa kundi twabanyejuru ngo bakunda gusanga Imana, bishimira gusanga Imana, bakunda ibyo gukiranuka, kwari kuri inyuma. Ariko nidukora ibindi ngo kuzahita kutujya imbere, kutuyobore gutambike nk'umuseke. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Urumva ngo kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizagushorera. Haleluya, uzagira icyubahiro, uzajya hose, uzakomera kuko wakoze biriya bintu. Warekuye ugatanga ibyo kurya byawe, ukagura abashonji, ugacumbikira abameneshejwe, ukambika abambaye ubusa, abagungiyeho ukabatabara, abagusabye ukabaha. Ubu rero nuko mambye ukambwira ngo ndashonje, cyangwa ukambwira ngo nakenye mfasha, naburiwe, uhita ubona ukagira ngo ni umwesikoro, ukumva ahubwo nta nubwo ushaka no kumva iryo jwi rye kwa kutakira, kwa kubwira yo Imana itubabarire. Buri ikiba gitumye avuga, nshuti y'Imana, uzagitindeho, uzabikorera ikintu gitumye yiyaka icyubahiro. Buriya mu muco wacu nk'Abanyarwanda twanga guta icyubahiro, twanga guta ikuzo. Umuntu uzatinyuka akakwatura ko ashonje, akakwatura ko yabuze uko abigenza, akakwatura ko ubukene bwinjiwe, akakwatura ko yabuze amafaranga y'inzu, akakwatura ko yabuze uko yishyura abana ku ishuri, akakwatura ko mu nzu nta kintu afite, akakwatura ko nta ticyo afite. Ntuzamutarange, ntuzamusebye. Uzagirira icyo gusa kuba atinyutse kwiyambika ubusa, atinyutse kwambara izo soni n'ikimwaro. Niba hari ikintu gitera isoni, ni ukuvuga ko ukennye, ko waburaye cyangwa wambaye ubusa, cyangwa uraje abantu ubusa, cyangwa bagusoye mu nzu. Ikintu cyo kwiyambika ubusa gitera isoni. Murabizi abantu dukunda ibyubahiro. Imana rero dufashe, Imana iturengere. Haleluya. Hanyuma rero ngo kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kikugose, ngo maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azumva, azavuga ati ndi hano. Haleluya. Ngo maze rero nutabaza nawe Uwiteka ngo azagutabara, ngo kandi
nutaka azavuga ati ndi hano, wivunika. nuramuka utatse gusa azavuga ngo we ntuzatakira abantu, we ntabwo uzirirwa ujya kuvunika mu bantu. Oya, ngo nutaka gusa Uwiteka azahita akubwira ngo ndi hano. Haleluya. Numutabaza azagutabara. Kubera iki? nawe watabaye abantu be, nawe washoye amaboko yawe mu bantu be, washoye imbaraga zawe, washoye ubutunzi bwawe mu bantu be. Imana izakugira neza. Ngo niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi, ukihotorera abashonji, ugahaza umunyamubabaro, ngo umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima. Haleluya. Niwikuramo agahato no gutungana intoki no kuvuga nabi, nshuti z'Imana, ngo ukihotorera abashonji. Kwihotora murabyumva? ni ukuvuga ngo ushobora kureka ibyo kurya byawe ariko ukagira umuntu ugaburira akishima agaseka. wowe wabireka uyu munsi ntupfe, ariko we wenda yaragiye gupfa, ariko biravuga ngo ukihotora kubw'umushonje. Ni bande bakihotora kubw'ababaye? Ni bande bakihotora kubw'abantu bashonje? Ni bande bakigira uwo mutima wo kwihotora bashonje? Avuga ati nanjye kandi ko nsigaranye nipfire, nirire nipfire, ntako muhaye. Nanjye akangaka niko kanzarya ukwezi kose. Murumva umuntu wakaba arimo arabara ngo ibyo azarya ukwezi kose, ngo sitoke y'ukwezi kose, undi yabuze icyarya saa sita na nijoro. Imana ikababara. Wowe ukavuga ngo aya mafaranga mfite ngo iyi sitoke ngo niyo ukwezi kose, ngo sinakuraho n'ikiro kimwe, nta nubwo nakuraho n'ibihumbi 10. amafaranga mfite n'ayanjye n'abana banjye n'umuryango wanjye n'umugabo wanjye, tukirira. Mbega niko kuvuga ngo twirire twipfire. Imana irababara. Kandi Imana niba yabiguhaye, niba yabiduhaye, ariko iyo tugeze hano ho kwihotorera abashonje, kwihotora ubwoko bw'Imana, gukorera Imana, gutangira Imana, kwiba mu Mana, dutangira gutanga impamvu zo kuvuga ngo ni utwacu, ngo tuduhagije. Ariko Bibiliya iravuga ngo ihotore. Nibwo rero umva rero, haleluya. ngo umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima. Niwihotorera abashonje ugahaza umunyamubabaro. Umuntu ukugezeho ababaye agutakira ukamuhaza, ngo uwo munsi umucyo wawe uzahera ko utambike mu mwijima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka habe amanywa y'ihangu. Urwijijwe ni ahantu hari umwijima, bya bintu bitari bisobanutse, ngo bizatamuruka ngo habe amanywa y'ihangu. Ibidasobanutse bizasobanuka. Ngo Uwiteka azajya kuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa. Haleluya. Azakuyobora ahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa. Ngo azakomeza amagufwa yawe. Oh haleluya. Azakomeza amagufwa yawe, azagukomeza, azakubera inkomezi. Ngo uzamera nk'urutoki rwuhirwa, ngo kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Haleluya. Ngo n'abazagukomokaho bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi, kandi uzitwa uwica ibyuho, kandi usibura inzira zijya mu ngo. Uzongera wubaka hasenyutse hawe, hazongera hubakike amatongo ya kera, abana bazayubakamo. Uzongera ushinge imfatiro z'ibyajyanywe, z'ibyasenyutse, uzagarurirwa ibyawe kubera kukwiriza. Uwiteka ashima. Imana ibahuvugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibatangaza, Imana iduhe gusomera ijambo urisubiremo, uryumve neza, uryumve uryiteho. Yesaya 58 umurongo wa 1 kugera ku wa 12 uryiteho cyane, inshuti y'Imana. Rero hanyuma y'ibyo nsoza aba Elayono ministry, abo tubana muri iyi ministeri ya Elayono, Imana yashyize ku mutima ko buri mwisho w'ukwezi, icyumweru cya nyuma cy'ukwezi, mbega ku cyumweru icya nyuma cy'ukwezi, kuriya tuba twateranye ituro tuzajya dutanga. Ituro uzajya utanga ryose, iryo dutanga twateranye, iryo dutanga ririya turo nta muntu uzarikoraho, nta kindi rizakora. Ni ituro ryo gufasha inshuti za Yesu, ni ituro rya sosiyale. Haleluya. Rizaba ituro ryo gukora imirimo myiza rya sosiyale. Ndabwirwa rero ngo muri icyo cyumweru ko abantu benshi barahaha, abantu benshi bakora amasitoke, ndabwirwa ngo dutangire dutekereze kujya tudaha ku byo dufite, tubizane. Byibuze nihagira umuntu ugaburira muri icyo cyumweru, niyo wamuha ikiro kimwe cy'umuceri
cyangwa icy'isukari uzaba ugize neza. Niba ufite ibikoresho by'isuku ukaba uzi gukora sitoke y'ibikoresho by'isuku, amakotegisi, amaPH, amasabune, amavuta yo kwisiga. Dufite urubyiruko hanze aha rudabona na kotegisi bakundwa, abamama n'abakobwa murabyumva cyane mwebwe, ndetse n'abapapa murabizi namwe, batabona kotegisi y'igihumbi ni cyinshi. Imana ikugira umugisha ugatanga ukagurira abana nka 5 kotegisi z'ukwezi, ari n'igihe imwe bayikoresha n'amezi 2, urumva. Ariko icyo kintu ukagikora, ukagira uwo wambika, ukazana umwenda wawe ukajya muri garderobe ukawuzana, cyangwa ukagenda ukagura umushya niyo wagura umwe mu kwezi ukawuzana uko waba umeze kose, inshuti y'Imana, maze ukadaha kuri uwo muceri wawe, ukadaha ku isukari yawe, ukamanyura ku gitoki, ukamanyura ku birayi. Wagura ibiro 10 waguraga 20 ukavuga uti ndagura 10 ndatwara 15 bitanu ndabitanga. Wagura isukari waguraga ibiro 5 ukavuga uti ndatwara 4 ndatanga kimwe. Uzapfa se? Ubwo si ibyo 4 bizajya gushira Imana itagwaye cya 5, inshuti y'Imana. Nuko Imana yashyize ku mutima. Rero mubizane twebwe turabafite, turabazi kandi muzabona imirimo myiza. Haleluya. Hari abashinzwe sociale Imana yashyize ku mutima ko dutangira kwera. Nuko iki cyumweru tutateranye, ubundi twe twavuze ko kuwa 5 guhera kwa 5 no ku cyumweru tuzabyakira, ariko ndibwira neza ko iki cyumweru kigiye gukurikira tuzabyakira. Nshuti y'Imana, dufite abantu bashinzwe sociale, dufite abantu bashinzwe ibyo bikorwa, tuzabikora kandi bizatugomorera umugisha. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ujye wibuka buri kwezi kugiye gukora stoke, wibuke ugira umushonje, wibuke ugire mwene so, wibuke ubaze. Ikindi cya kabiri, kugira amaso areba n'amatwi yumva, ugire n'ibitekerezo bikora, kuko Imana yaguhaye ubwenge n'ibitekerezo bikora. Utekereze uyu muntu tubana umunsi kundi, uyu muntu tugendana, uyu muntu Imana yashyize ku ruhande abayeho ate? Ese abona icyo kurya kimuhagije? Ese abona umwambaro? Ese ibyo yambara ubyitegereze, umuhere ku mutwe ugeze ku birenge. Nubona ukwiriye kumujyana muri salo, mufate umujyane muri salo. Nuko twabagaho twebwe itorero nzingewe natangiye wigizwa najyagamo, nuko twabagamo. Umuntu yarakurebaga akareba undi ku mutwe akavuga ati tugende muri salo, atanakubaje ngo ufite amafaranga, ariko kuko ijisho ryamweretse yuko umusatsi wawe wabuze uburyo ujya muri salo, akakujyana akaguhambuza ibintu byagusaziyeho, cyangwa ukabimuhambuza nawe mukajya muri salo, akishima cyane akabona kuguha ubuhamya. Ntuzashake ko umuntu akubwira yimeninda kandi Imana yabikweretse, ahubwo uzategereza amashimwe icyari buvuge umaze kubimukorera. Reka tubikore, hama bashima Imana, twumva amashimwe y'Imana aturutse ku mirimo yo twakoze. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, Imana ibahishuriye byinshi muri iri jambo, ndabizi ko audio mutinda kuzumva, ariko muzayumve. Imana ibahishuriye byinshi muri iri jambo. Ndabakunda cyane rero, Imana ibagirire neza, Imana ibatangaze. Mureke tugire kwiriza cyangwa se tugire gushaka Imana bijyanye n'amahame y'ijambo ry'Imana. Twere kugenda mu kigare, twere kuba indondogozi, twere gutakaza umwanya. Inshuti y'Imana, tugendane n'icyo Imana ivuga. Imana ibagirire neza, Imana ibatangaze. Data, mu izina rya Yesu turagushima kubwira ijambo utubwiye n'irishurwa uduhaye Mwami mu gihe cyacu. Turagusabye imbaraga, turagusaba ubwenge, udukore ku maso no ku matwi, tubashe kugenda uko ubishaka, tubashe gukora uko ubishaka Mana, tubashe guhagarara uko ubishaka. Turagusaba kwiriza